sasa reka mfate pause mbasobanuye neza. Umva amagambo uyu musore aramubwira ati Leonardo da Vinci yagurishije igishushanyo cyitwa Mona Lisa ibihumbi 25 by'idolari imyaka 400 ishize. Nta muntu wari wayigeze yita kuri icyo gishushanyo, nta muntu wari waragihaye agaciro kugeza umunsi bakibye. Leonardo da Vinci muramuzi icyo gishushanyo, abantu benshi mukunda kujya mukibona. Agishushanyo iki gishushanyo yibagiye gushyiraho ingoyi. Ni speciality y'icyo gishushanyo na nubu. Imyaka 400 ishize icyo gishushanyo cyaje kwibwa, agaciro kacyo gahita kazamuka kiva ku bihumbi 25 by'idolari gihita kigera kuri miliyoni 860 z'idolari. Kubera ko abantu bahise bizera ko hari inkuru yihishe inyuma y'icyo gishushanyo kuba cyaribwe kibwe kubera iki byagenze bite. Wumve rero niyo mpamvu natwe twakwitije mu magambo make nimba twakwibye NFT yari ihagaze miliyoni 20 z'idolari tukaba twagutwara iwe wayikoze. Abantu barahita bibaza bati kubera iki biriya bisambo byatwaye iriya wakoze iriya NFT, bahita bavuga bati byanze bikunze ubwo iyo NFT hari ikindi kintu kiyishe inyuma cyatuma ihenda mu mafaranga kurusha izo miliyoni 20. Urumva ukuntu ibirara cyakora ibisambo ntibisanzwe. Ikintu cyabaye igiciro cya NFT cyahise gitumbagira kigera ku gisenge ngo gaheza yanze akazi. Wita mushyiraho yellow notice kuri N8. Sasa reka mfate pause mbanze basobanurire neza ikintu bita yellow notice. Yellow notice ni kwa kuntu umuntu aba yabuze yaburiwe irengero, Interpol igahita ishyiraho itangazo ry'igitaraganya bakavuga ngo umuntu uyu n'uyu turi kumushakisha yabuze yaburiwe irengero ariko nta cyaha na kimwe akurikiranyweho. Muri kubyumva? Noneho icyo nicyo bita yellow notice. Red notice ni cyagiye noneho nk'umuntu abahigwa ku rwego mpuzamahanga kugeza naho leta zimwe z'ibihugu zishyira icyo bita iki amafaranga bakavuga bati umuntu uzatubonera uyu muntu akamudohereza cyangwa akatanga amakuru yatuma tumufata, uwo muntu azahabwa amafaranga ya nayo. Nyine cyagiye ubushakishwa mpuzamahanga icyo babyita red notice. Yellow notice ni cyagiye umuntu aba yabuze badafite amakuru y'ahantu ari gushakishwa ariko ataruka higwa, ahubwo ari nko kuvuga ngo wenda umuntu runaka yashimuswe cyangwa se byagenze bite. Icyo nicyo bita yellow notice. Nzajya mbarabura mu nzima mwebwe.